hano duteranijwe na mwene data Gilbert ndetse na mushiki wacu Beatrice. Numva rero bagiye bakira abandi hahabwa ikaze muri iri teraniro, ariko twashakaga kugira ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muhereze Imana amashyi rwose, muhereze Imana amashyi. Uku twese mutubona twabubashye cyane, twabubashye kandi amategeko arabyemera. Muri igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice bibiri, turasoma umurongo wa 18, dusimbuke dusoma 21 tugeze ku 24. Tujya gusoza turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 n'umurongo wa 18. Aho rero mu Itangiriro haravuze ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabahana n'umugore we, cyangwa se n'umugabo we, akaramata, uwo bakaba umubiri umwe. Amen. Abakolosayi ibice byabo 3 umurongo wa 18 n'uwa 19 haravuze ngo, bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. 19 bagabo namwe mukunda abagore banyu nimubasharire. Amen. Haleluya. Turi mu bukwe, kandi ubukwe ni bwiza. Ubundi ubukwe bwa Kristo ni umuhango wera. Uwo muhango ukaba watangijwe n'Imana hariya mu ngobyi ya Edeni. Bibiliya iratubwira ngo nyuma y'uko Imana imara gushyira Adamu hariya muri iriya ngobyi ya Edeni, nyuma y'igihe runaka yararebye ngo ibintu atari byiza, Adamu akomeza kuba wenyine muri iriya ngobyi. Birangize iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Byumvikana Imana yitegereje Adamu, irasa naho yabonye umunezero we utuzuye, biba ngombwa ngo igambirire kumushakira uwo bashobora gusangira umunezero cyangwa se gusangira ibyiyumviro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bene data, hari igihe usanga abantu binjiye mu bundi mwanya kubera ko bamaze kwinjirana n'ubukwe, ugasanga umugabo arimo kwitegereza umugore, agatoroka ku kara akazamuka akageza mu mutwe, yarangiza akazunguza umutwe ariko naribeshye. Yemwe umugabo ngo naribeshye, ntabwo wibeshye, ahubwo mbere ngo ntibimaze kukwinjirana. Uratekereza ko umuzana bitari mu mugambi w'Imana, byari mu mugambi w'Imana, ahubwo nuko hari bimaze kukwinjirana, hari ibyo umaze kurarikira, ibyo bikaba impamvu yo kuvuga ngo waribeshye.
ku rundi ruhande abagabo umugabo akaba ashobora kunanirwa kwita ku mufasha we, yarangiza yakwitegereza uko ibintu byahindutse akabona isura ntabwo ikiri ya yindi, ariko reka mbabwire ko ni ya yindi, nuko wananiwe kumufata ko wagombaga kumufata. abo ntabwo matinda bagabo n'uwo Imana yashimye ko mubana. Gilbert ni Beatrice niba Imana yabonye ko akwiriye kuba umufasha wawe. Bibiliya yatubwiye ngo yamusinzirije ubuticura, imukura mu rubavu, ahirukuye hasubiza inyama, mbo ubirangize iramumushyira. Noneho uwo muntu Adamu ngo mukubita amaso ubwe bimuvuyemo, aravuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufa. Haleluya. Babyeyi ba Gilbert mumugiriye inama ni byiza, ku buryo mubona wenda mwamugiraho inama, ariko igihe cyose muzabona inama mwamugiriye atazigendeyeho, nyabuneka ntimuzabyibazeho, kubera ko nyuma y'izo nama ni byiza ko we na Beatrice bafata icyemezo. Ibi turabivuga kubera ko akenshi usanga hari ingo zisenywa na ba mukecuru na ba muzehe, ugasanga urugo rusenywe nuko mukecuru yahaye muhungu w'inama akanga kuyigenderaho. Murihangana, ni ingero turimo dutanga, kandi muri bakuru ntimubuzaho mugomba kuba mwarabibonye. Uko urugo rwabo ruzagenda nibo bazabyumvikanaho. Rero nyuma y'inama mubagiriye ni ngombwa kugira ngo bicare bafate umwanzuro. Yesu ashimwe cyane. Numvise ko kandi nakuvuga ariko Imana itugirire neza cyane. No kuri pe umugabo wariye ni uhaha, umugabo wariye ni uhaha. Beatrice umugabo wariye ni uhaha, ukamuhereza icyo kurya. Kandi ngo mbere ibanga umugabo abagabo dukunda kurya. Kabiri abagabo tugakunda icyubahiro. Nese nubwo ibirenge byaba bimeze gutya biri kureba hirya, aba yumva icyubahiro umuntu w'umugabo. Gilbert we Bibiliya yavuze ngo bagabo mukunde abagore banyu. Bibiliya mu Efeso iratubwira ngo nuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Yego, nuko yakunze itorero akaryitangira. Nukumva igikomeye hanze ngo nurangiza utangire kubwira Beatrice ngo nabyo kajye kukireba. Oye, burya uri myugariro, ni wowe myugariro. Yego, kandi reka mubwire ikintu umugore akunda ko umukundwakaza. Burya rero gukunda akabaho no gukundwakaza, ukamukunda pe. Abagabo basohoka yagiriye Yesu akagenda ari gukebaguza, ari kureba amataye y'abagore we. Noneho amaboko kuri ku mutima, ufata akantu keza uzakunda ukagafunga muri amverope, warangiza ukakamuzanira ukamubwira uti sheri akantu ndagupfundikiye. Ukareba ngo Beatrice aramukunda kakao. Uriya rero mbere data bakundwa bifite iyo biva, sibyo? Ese no wagiye ukaza wacanye maremare, abamaze bacanye maremare ntacana amagufa akaza yacanye maremare, yahora musaza bari kubise yaraje musaza ibihora iki.
injira mu rugo ibara n'ibyo wahuye nabyo uze uri kumwenyura. Amen. Reka rero mu mwanya wacu twongere dusabe Gilbert na Beatrice guhaguruka. Ndakubaza wowe tubitaye Gilbert twongeye kujyana n'uyu waje neza Beatrice wakubere muri ushingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukene cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubitwemerera urashyira ikiganza cyawe cy'iburyo hejuru uvuge ngo ndabyemeye. N'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe waje neza Beatrice twongeye kujyana n'uyu tubitaye Gilbert wakubereye umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukene cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Ngaho n'ikiganza cyawe cy'iburyo hejuru wese umwana washimye. Jewe tubitaye Gilbert nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu waje neza Beatrice ngo ambere umugore ushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kumubera umwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Mbihamije ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Duhereze Imana amashyi rwose. Waje neza Beatrice nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu tubitaye Gilbert uwambere umugabo ushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Mbihamije ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Duhereze Imana amashyi rwose. Bene data bakundwa, ni ukumenya ngo uko iyi mpeta ikagira itandukaniro niko Gilbert na Beatrice mudakwiriye gutandukana. Ngaho rero
mutiriwe mukoresha ziriya mpapuro. Yego, umubwira amagambo ushaka urimo kumwambika iyo mpeta uko byumva. Umutiri utonda ni umwanya wawe kandi bivuge babyumve. Waje neza Beatrice, urabyitegereje ndagukunda, bituma nemera guheba abandi bose bo ku isi, mpitamo gutwara wowe gusa, nzagukunda kugeza dupfuye. Imbere natwe bitwaye gushimira rwose, yarakwihereye pe neza. Ngaho rero nawe ngaho nawugira ibyo umubwira, umwambika iyo mpeta. Ngaho Waje neza Beatrice, namenyesha kuzakunda Bibeli iteka ryose, uzabana kugeza amen. Murezi nawe bashe rwose azabikora iteka ryose. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yahuje Gilbert na Beatrice, ndashima ko buri munsi wa none basezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'imiryango. Uwiteka Imana nyir'ingabo, ngaho barapfukamye baje imbere yawe Mana, banze kugukoza isoni. Natwe turabasabira kugira ngo bahe umugisha mu rugo rwabo, bazabane bahuje umutima. Urakoze Mana, urugo rwabo ruzaba urugo rugendwa, urugo rwabo Uwiteka Imana nyir'ingabo turwaturiye imigisha. Bazabyara abahungu, bazabyara abakobwa, Uwiteka Imana nyir'ingabo bazabyare baheke, ntibakazagira icyo bahurira mu kuboko kwawe, kubera ko bagize umugambi mwiza, umugambi wo kukubahisha. Uwiteka Imana nyir'ingabo bari imbere yawe, natwe turabasengeye, imbaraga zawe zizabe kuri bo, cyane nyakubahwa mwiza Gilbert, zamufashe gusohoza inshingano ze mu rugo, n'umutware w'umufasha we Beatrice zamubasishe mu nshingano ze nk'umudamu. Urakoze Mana kubyumvise, urakoze kuko urugo rwabo ruzabamo amatungo, rukabamo ibyo kurya. Urakoze Mana kubera ko urugo rwabo ruzagira inshuti z'imigisha. Ndagushimye Data kubyumvise, byose bikoreye kuyubahisha mu izina ryera rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha Beatrice, tukwivurije urugo ruhire. Warakoze kwitangana kandi Imana izakwagure muri byose. Use n'abazamura ikiganza ho gato mufatanye neza ikiganza kubagiza ngaha. Icyo Imana yaterabirije hamwe nta muntu ukwiriye kugitandukanya. Ubw'ineza n'ubuntu wagiriye Gilbert na Beatrice, ijambo ryawe riravuze ngo nuko rero icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakabitandukanye. Gilbert na Beatrice basezeranye kuzabana akaramata. Barahira bavuze ngo bazakomeza kuba bizerwa. Byumvikana Gilbert azabera Beatrice umwizerwa,
Beatrice nawe azabera Gilbert umwizerwa. Uwiteka Imana Nyiringabo ubabashishe gukomeza indahiro. Turabasabira kugira ngo urugo rwabo ruzubakwe n'amahoro, kandi cyane Data wa twese ituze rizakomeze kuba mu nzu yabo. Ndagushimye ko byumvise, ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka abamugisha abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uwiteka abarire neza, abaha amahoro. Mwese tuti Amen. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.